Banje kugusuza ukomeje gutega amatwi no gukurikira ibaba official guhaye ikaze kuri uyu munsi. Uyu munsi nanakwibwira ko uyu munsi ari umunsi mukuru w'amata, no umunsi mukuru w'ikivuguto, no umunsi mukuru w'inshyushyu, no umunsi mukuru w'inka, no umunsi mukuru n'imvuga w'inka. Ni mpamvu nuko inka ariho dukura amata tunywa akenshi, nubwo njya numva ngo n'ihene nazo zitanga amata, ariko ara ntabwo ari amata, ara n'amashunushunu, ara ntabwo ari amata. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'amata hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Ubwo abantu benshi bayanyweye, abandi bari buyanywe nijoro, abandi bazakomerezaho bayanywa muri iki cyumweru. Mwifurije umunsi mukuru w'amata, umunsi mukuru mwiza wo ukomeje gukurikira ibaba official, ndetse wowe ukomeje kudukunda ndetse no gusangiza inshuti zawe ibiganiro byacu. Uyu munsi rero, mbere yuko nkubwira inkuru nkuzaniye, banza ukore subscribe nimba utarayikora, ubundi ukande kuri like, ukore share, usangize inshuti zawe ibiganiro byacu. Numara gukora subscribe uhita ukanda ku nzogera, nanone ugahita ujya ahantu handitse all, kugira ngo wemeze ko uzajya ubona ibiganiro byacu byose tuzatukugezaho umunsi ku wundi. Rero ukimara gukora ibyo, uyu munsi nkuzaniye inkuru imeze neza cyane. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru yahangayikishije benshi, ni inkuru yatumye abantu benshi bibaza ibyabaye ibyo ari byo, ni inkuru yatumye abantu benshi bifata ku munwa, ni inkuru kandi yasize isomo ku bantu benshi cyane. Inkuru ivugwa ko mu muryango umwe hapfuye abantu 15 bitabye Imana bazize igikoma cyangwa se kunywa igikoma bikekwa ko cyari gifite ubumara. Kuri uyu umunsi abantu bari kunywa amata, bizihiza umunsi mukuru wo kunywa amata, bishimira amata. Umunsi abantu banezerewe ku munsi w'amata, abandi bo bagiye banywa igikoma cyinshi cyane, ubundi kirangije nabo kibakoraho. Ibitangazamakuru rero byo muri iki gihugu cyo muri Namibia byatangaje ko hari umuryango umwe w'abantu 15 bitabye Imana bazize kunywa igikoma bikekwa ko cyari kirimo ubumara bwica cyane. Amakuru avuga ko uwo muryango wari wibasiwe n'inzara mu buryo bukomeye cyane, aho ngo babonye ibivuzo hirya no hino byavuye mu nzoga, hanyuma bakabishigishamo igikoma, aricyo cyatumye bahasiga ubuzima. Ibingibi murabyumva vuba hepfo aho ngaho iwacu mu byaro hirya no hino, abantu tujya tubikora abantu tujya tubikora rwose. Ukaba wishwe n'inzara cyangwa se inzara yakwibasiye, warangiza wabona ahantu hari ibivuzo byaturutse mu kigage cyangwa se divayi, ibyo abantu benshi bita ubushera cyangwa se n'urwagwa. Ugafata biriya bivuzo ukabyanika, ugasekura cyangwa se ukajya gushesha bikavamo ifu, warangiza ako gafu kagashigishamo igikoma. Uyu muryango rero w'abantu 15 nawo niko byawugendekeye, ngo babonye ibivuzo hirya aho ngaho, barangije bashigishamo igikoma, barangije igikoma kirabahitana, bikaba bikekwa ko cyari kirimo ubumara nk'uko ikinyamakuru Rubanda Dontirwa cyabitangaje. Uyu muryango rero bikimara kuba, umuvugizi wa polisi Kaunashi Kwamba muri iki gihugu cya Namibia yemeje aya makuru, nawe avuga ko uwo muryango witabye Imana koko biturutse ku gikoma banyweye bikekwa ko cyari kirimo ubumara. Iki gikoma cyari kirimo ibiki bene da. Ibi byabaye kuri wa mbere ku itariki ya mbere, nubwo abantu benshi bitabye Imana, ni nabwo byahise bigenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bigenda bibyandikaho, nuko natwe bitugeraho hano kuri baba official kugira ngo tubibatangarize. Imirambo rero y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu ruhukiro bw'ibitaro kugira ngo ikorerwe isuzuma. Ngayo nguko turushaho kwirinda, turushaho kugenda twitwara neza aho ngaho mu miryango yacu dutuyemo. Nibyo koko ushobora gusonza cyangwa se ushobora kwibasirwa n'inzara, bibaho, ariko tujye turushaho gushishoza ibyo tunywa byose cyangwa se ibyo dukuraho amaramuko, kugira ngo tujye turushaho kugira ubuzima bumeze neza cyane, twe kwishora mu bintu bitari byiza mu buryo bwo kugira ngo tubone amaramuko. Uyu muryango rero ukaba witabye Imana uzize igikoma, ariko igikoma bikekwa ko cyari kirimo ubumara, nyuma yaho batahuye ko iki gikoma bagishigishe mu ifu bakuye mu bivuzo nyuma y'ukwibasirwa n'inzara ikomeye cyane. Ndagushimiye cyane no ukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri baba official, amadokumentari ameze neza cyane, ndetse n'ibindi bitekerezo tugenda tubazanira. Ni iby'agaciro kukugira, ni iby'agaciro kubana natwe umunsi ku wundi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ubundi ukore like, ndetse unasangize inshuti zawe uciye kuri ako gafresh kanditseho ngo share, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Njye nitwa Nigwa Jeremy, iyi ni baba official, kwifurije umunsi mwiza w'amata. Nimba ufite inka ikamwa
uze kugira umuntu uhereza ku kivuguto nawe uyu munsi anyweho, cyangwa ku nshyushyu uyu munsi nawe anyweho. Niba ufite ku mafaranga urebe umuntu usohokana uyu munsi ntumugurire icupa, ahubwo umugurire ku mata y'inywere. Kandi niba nawe hari umuntu wakuguriye urusheho kumushimira cyane, umunsi uze kugenda neza. Ari nako turushaho kwihanganisha uyu muryango wo muri Namibia wagize ibyago.